Nyakubahwa Perezida, reka ngushimire ko ubwo waduhaye umwanya kugira ngo tuganire nawe. Reka ntangirane no kuba amasezerano y'i Budapest Memorandum agejeje imyaka 30 kuri iki gihe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Ukraine muri iki cyumweru yavuze ko ngo aya masezerano atashoboye kurinda igihugu cya Ukraine, ndetse yongeraho ko Ukraine idakwiye kongera gukora ikosa nk'iryo yakoze kuko aya masezerano abayasinye ngo batarebye kure. Muri gahunda rero murimo yo gushaka kwinjira muri NATO, wagakomeza avuga ko ngo mudakwiye gukora nk'ibyo bari babanje bakoze. Nikirimo gutekereza ku bijyanye no gusaba amasezerano y'umutekano ndetse n'ibitagomba kubura muri ayo masezerano y'umutekano murimo gusaba. Reka ngushimire ko wafashe umwanya ukaza kutureba. Ni nabyiza ko ikibazo cya Ukraine kiguma mu itangazamakuru bakareka kukibagirwa, isi yose ikaguma ikamenya yuko turi mu bibazo. Ntabwo twifuza ko rwose abantu bakwibagirwa yuko turi mu ntambara, kandi turwana intambara yo kubaho, intambara y'ubwigenge ndetse n'intambara yo kwishyura ukizana kwa bene igihugu bacu. Ariko ibi tubikora turwanirira ahazaza, ndetse tukanabikora turwana kugira ngo tubene yuko hazaboneka hazaza heza, atari ahacu nka Ukraine gusa, ahubwo n'ibindi bihugu byose byemera demokarasi. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse n'ibindi byose bidufasha muri iyi ntambara, turabizi neza ko nabyo bihangayikishijwe cyane n'ibirimo kuba muri iki gihugu. Ikindi navuga ni kuri aya masezerano ya Budapest Memorandum. Urabizi aya masezerano twe turayubaha kandi ntabwo tuyakinisha. Abantu bacu nicyo kintu cyonyine gikomeye dufite, rero ntabwo dushobora gukinisha ariya masezerano kuko ariyo yashyizweho kugira ngo arinde ubuzima bw'abaturage b'igihugu cya Ukraine. Kandi nitujya kujya kwibutsa abantu yuko aya masezerano ahari, tugomba kugenda dukomeje kandi tubereka yuko aya masezerano ari ikintu gikomeye kigomba gukurikizwa, ko tutagomba kuyirengagiza, ndetse nta n'umuntu n'umwe ukwiye kuyirengagiza. Ikibabaje nuko hari abantu bayasinye ariko bakaba batayubahiriza, ukibaza impamvu bemeye gusinya ibyo batazubahiriza. Turi hano, turi mu ntambara, turarwana intambara yo kubaho. Abo bantu bose basinye amasezerano bakaba baranze kuyubahiriza, bakaba bafite ikimwaro cy'uko bananiwe kubahiriza ibyo basinye, guhera mu Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nibo bafatanyabikorwa bacu bakomeye kandi bari kuri aya masezerano. Ntabwo rero twabijyamo ngo tujye aho tubikiniremo, ariko nanone ntitwabura kugaya bayasinye. Hano nkaba ndimo kuvuga nkomeje yuko abayasinye birengagije nkana yuko bagombaga kuturinda, none bakaba batarabikoze. Twabingenze kuva intambara yatangira, ariko nta muntu n'umwe wita ku bantu bacu bapfa umunsi ku munsi. Abaturage bacu babayeho nabi, babayeho ubuzima bubi cyane kubera amasezerano basinyiwe bizezwa ko bazarindwa ariko ntibikorwe. Ubu nibwo tubonye uko batubeshya uburinzi barangiza ntibabikore. Abanya-Ukraine bababajwe cyane n'ubuhemu twakorewe. Abantu baje bakatubeshya bakatubwira ko bazaturinda, maze bakatwambura intwaro zacu kubera ko bazifuzaga, maze bakaduhatira gusinya amasezerano. Batwijeje umutekano. Uburusiya bwarayasinye, Amerika yarasinye, Ubwongereza bwarasinye, ndetse n'Ubushinwa bwari buhari. Urabyumva, hari ibihugu byinshi, ariko ntacyo byose byamaze. Bakavuga ko nta muntu uzarengera imipaka y'igihugu cya Ukraine ndetse n'ubusugire bwacu. None byose barabyirengagije. Ntabwo twishimye na gato kandi ntabwo dukina, kandi ntekereza ko Uburusiya bwisha amasezerano yose, ariko n'abandi nuko nabo barayishe. Ikindi kandi navuga nuko hari abanyantege nke, ntacyo bamaze, nta nicyo badufashije. Cyane cyane abasinye batwizeza ko umutekano wacu nta kizawuhungabanya. None dore Uburusiya burimo kwica abantu bacu, ibyo bihugu birebera. Ubuse nk'ibihugu bivuga ngo birakomeye, bikomeye gute niba bidashobora kudufasha? Wibaze ko bananiwe guhagarika Uburusiya, baganga no kudutera inkunga cyangwa ngo badufashe bihagije. Nibura iyo bemera bakadufasha, bakaduha imbaraga, maze tugashobora kurasa no kurwanya Uburusiya. Ariko bose barabyihoreye kubera yuko batinye Putin, uriya mwicanyi. None se no kumwamagana basi byaranze. Bakabaye bagerageza bakamugeza no mu nkiko, bakareba ko bamukurikirana ibyaha by'intambara byose yakoze. Amagambo yonyine ntahagije, hakenewe n'ibikorwa. Bagomba kuduha uburenganzira tukajya muri NATO niba koko bashaka kudufasha, kandi tugashyiramo igihugu cyacu cya Ukraine cyose, nta ntara n'imwe isigaye hanze. Birababaza ndetse cyane byanatera ingaruka zikomeye. Kubura cyangwa gutinda kubona umuti wandikiwe na muganga bizakomeza kugorana igihe utaramenya HealthLab akadomorwa. Byose birihuta. HealthLab ni urubuga nyarwanda rw'ikoranabuhanga rwashizweho n'itsinda ry'abaganga ngo rutange serivisi z'ubuzima. Fata telefoni yawe, injira muri Google, andikamo HealthLab akadomorwa. HealthLab
ubu yabazaniye serivisi nziza cyane, aho ubu bitakiri ikibazo ko wabura cyangwa ugatinda kubona umuti, amavuta cyangwa ikindi gikoresho wandikiwe na muganga, kuko ifite abafarumasiye, aho ukinjira ku rubuga healthlab.rw paji ibanza uhita ubona ahanditse need a medicine, ask a pharmacist. Hano uhita wandikira umufarumasiye akagufasha kubona uwo muti, ikindi kandi wanasobanuza uko umuti wahawe ukoreshwa mu gihe utabyibuka. Wanabona application yabo uciye kuri paji ibanza n'ubundi ahanditse get our app. Bafite n'izindi serivisi nziza cyane zijyanye n'ubuzima, ntucikwe rero. Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze abakurikira umunsi ku munsi ibiganiro tubagezaho hano kuri Kakisa 27 TV. Nizere ko mukomeje kumererwa neza, tunabashimira kubera ko mubana natwe nyine umunsi ku munsi mukurikira ibiganiro tubaha ndetse tunabagezaho hano. Nitwa Derek Mugabo. Reka n'ubundi tubane mu makuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twigire gato muri Ukraine. Twakoze ikiganiro cyagarukaga ku gikorwa cya Ukraine yakoze ku munsi w'ejo irasa mu gihugu cy'u Burusiya, ariko abantu bakomeje kwibaza bati se ko ibitero byari bimaze igihe bitavugwa bikoresheje intwaro zirasa kure za ATACMS, byo byaba bimeze bite? Ese zari zigikora, zari zitagikora? Zelensky yari yarahagaritse ibitero, yaratarabihagarika, ariko igisubizo kirimo cyihuse nuko Zelensky yaratemerewe gukoresha izo ntwaro kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 ubwo yazirashishaga mu Burusiya. Nyuma yaho byabaye byitonderwa, byamusabaga kubanza gusaba icyo twakwita nka confirmation cyangwa se uruhushya. Icyo gihe rero Zelensky amaze gufata umwanzuro akavuga ati noneho kanshaka icyo nkora nanjye nk'umuntu w'umugabo. Ngira ngo hari ikiganiro yakoze ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 kunguko turimo. Ni ikiganiro yagarukaga ku mpamvu yagikoranye n'itangazamakuru ryo muri Poland, arimo ababwira impamvu yumva yagambaniwe. Icyo gihe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 bari barimo kwizihiza imyaka 30 ishize Ukraine yemeye ku mugaragaro igafata ibyari birinze urugo rwayo cyangwa se igihugu intwaro kirimbuzi ikazitanga. Uwo munyamakuru rero yaje amubaza, amubwira ati none se ko hashize imyaka 30 musinya amasezerano ya Budapest Memorandum, mugasinya amasezerano mwavugaga yuko mugomba kurindwa, kuko yari amasezerano yari arimo ibihugu bigera kuri 4, harimo igihugu cya Ukraine, igihugu cya Kazakhstan, Tajikistan ndetse na Belarus. Ibihugu ari 4 byahoze mu muryango w'ubumwe bw'Abasoviet, ariko byari ngombwa ko ibyo bihugu birindwa n'ayo masezerano nta muntu n'umwe uyarenzeho. Ubwo umuntu n'umwe mvuga ni ibihugu bindi byasinye, hari byayasinye nk'aba signatories cyangwa se tubite grantors, tubite nyine abahamya, ibyayasinye nk'abahamya ko bihamije ko bitazigera byinjirira cyangwa byinjira muri politike y'ibi bihugu ko ari 4: Belarus, Kazakhstan, Tajikistan ndetse na Ukraine. Basinye ayo masezerano. Bamaze gusinya amasezerano, ikibazo kivuga ngo aya masezerano azakurikizwa. Amasezerano ntiyakurikizwa. Uyu munyamakuru yaje kumureba ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka, amubwira ati hashize imyaka 30 kuva muri 1994 ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 kwaho musinya amasezerano yagombaga kuba abarinda nk'igihugu. Ni iki wavuga kuri ayo masezerano? Zelensky niko gufunguka aravuga, icyambere navuga baratugambaniye, kandi abatugambaniye ni babandi n'ubundi basinye ya masezerano abita indyarya n'abagome. Ubwo yavugaga Leta Zunze za Amerika, yavugaga Ubwongereza, yavugaga igihugu cy'u Burusiya, kuko ibyo bihugu byose byari biri muri aya masezerano nk'abahamya bemeza yuko batazigera cyangwa Ukraine itazigera igira ikibazo cy'umutekano bahari. Ariko yikoma n'ibihugu tutabona mu masezerano iyo tuyasoma, ahubwo ngo byari bihari nk'abahamya cyangwa se witnesses, ababibonye, abagabo. Buriya bajyaga bavuga ngo ni abagabo. None akavuga ati igihugu nk'Ubushinwa cyari gihari,
bose nta na kimwe bakoze bari aho. Ati wenda Uburusiya bwo ntabwo twakwirirwa tubuvugaho ibintu byinshi, n'abicanyi birazwi, yego n'abicanyi barimo kwica abantu bacu, barabica umunsi ku munsi. Atari kose uburengerazuba bwasinye amasezerano bukayasinya bavuga yuko bazaturinda, batazadutera, hatazagira udukoraho, kuko muri ayo masezerano harimo ko niba kimwe muri ibyo bihugu cyangwa ikindi gihugu kitari muri ibyo bihugu giteye kimwe muri ibi bihugu bine, niba kimwe muri ibihugu bitatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, byasinye amasezerano, giteye kimwe muri ibi bihugu bine byari muri ayo masezerano, Ukraine, Tajikistan, Kazakhstan ndetse n'igihugu cya Belarus, hazahita haterana inama, komite yari yatowe yashyizweho, bari bayise Security Council, izajya yiga kuri icyo kibazo vuba na bwangu kigashakirwa umuti. Hanyuma Zelensky akavuga ati se kuva muri 2022 ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri kugera uyu munsi badufashije iki? Abantu bakavuga bati se, umunyamakuru ahita amubaza ati se ntabwo babahaye ATACMS, ntabwo babahaye iz'Abongereza Storm Shadow missiles, iz'Abafaransa Scar, usibye wenda Ubudage bwabimye Taurus, ariko abandi barabahaye? Aravuga atoya, dufite brigade 10 mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, kugera uyu munsi ebyiri zonyine zifite ikibazo cyo kuba nta bikoresho zifite. Nta bikoresho baduha, ntibafadufashije ngo batware umwicanyi mu mategeko bamufunge, baraho nta kintu batumariye n'uburyarya gusa. Ariko abantu bakibaza impamvu agarutse arimo avuga ku ijwi riri hejuru gutya, bisa n'ibyo yahuzaga n'ubundi mu minsi yashize n'ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya Sky News, avuga ko ubufasha abahabwa ubufasha yarabubonye ariko ni buke. Akavuga ati bari bakwiye kutwongera ubufasha. Ariko n'ubundi muri iki kiganiro niho yafatiye akanya ko gusubiza abantu bose bagize icyo bavuga cyangwa barimo kugira icyo bavuga muri iyi ntambara, nk'uko byagenze muri cya kiganiro twabagejejeho yari yagiranye na Sky News, no muri iki yagiranye n'uyu munyamakuru wo kuri CBN cyangwa se Christian Broadcasting Network cyo muri Poland. Yavuze ko ababajwe cyane n'abantu bazi ko bari mu masezerano, bazi yuko amasezerano atubahirijwe, kugera n'uyu munsi bakaba bitwara nkaho ntacyo bibabwiye, mu gihe abanya-Ukraine bapfa umunsi ku munsi. Noneho nabonye ibinyamakuru byandika bivuga ko amaze kwikoma bariya bantu, amaze gutangira kumva ko agomba kubikoma nta kintu bamufashije, ibyo bamufashije bidahagije, yahise afata n'umwanzuro wo kugaba kiriya gitero cy'Uburusiya twakozeho mu kiganiro cyatambutse, avuga ati noneho nubwo bambujije kuzikoresha, kuko ku itariki 21 Uburusiya bwarashe busubiza igitero Ukraine yari yabagabyeho ku itariki 19. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 nibwo Ukraine yari yemerewe kurasa kure mu Burusiya n'ubuyobozi bwa Joe Biden, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barabwira bati you can go ahead, mugende mu barasi. Ku itariki 18 birirwa bizihiza umunsi w'igihumbi intambara itangiye. Ku itariki 19 ubwo z'ukwa 11 muri uyu mwaka bahita barasa ku gihugu cy'Uburusiya, barasa Bryansk ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'Uburusiya, ariko urebeye muri Ukraine bwaba ari nko mu burasirazuba bushyira amajyaruguru y'igihugu cya Ukraine, urenze kure cyane uzamuka warenze ziriya ntara za Kherson mu Burusiya, kuko Bryansk ni kureho, ni nko mu birometero 350 uvuye ku mupaka wa Ukraine. Icyo gihe barasa bavuga ko ariho habitse intwaro ndetse n'ibindi bikoresho byose igihugu cya Korea y'Epfo cyahaye, igihugu cya Korea y'Epfo na Iran byahaye Uburusiya. Icyo gihe bari bamaze kwemeza ko, kuko kimwe mu byatumye Joe Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemerera Ukraine kurasa imbere mu Burusiya, yafashe impamvu ivuga ngo it's high time, iki nicyo gihe cyo kugira ngo tubikore nonaha, kubera ko tumaze gukonfaminga dukoresheje amakuru y'ubutasi ko igihugu cya Korea ya ruguru cyohereje ingabo mu Burusiya. None avuga ati that kind of escalation, urwo rwego uzamuyemo intambara ukaba uyigejeje ku rwego rwo kuzana ingabo z'ibindi bihugu hano mu Burusiya,
ibyo bisobanuye ko natwe tugomba kukurasa. Niyo ari ingingo nyamukuru. Hanyuma bamaze kubikora ku itariki 19 21 Oleshnik irazamuka, baragenda barasa ku kigo cya gisirikare kiri ahitwa Dnipro. Dnipro ni muri Ukraine mu burasirazuba, intara nyine yegeranye na ziriya n'ubundi za Zaporizhia, munsi haruguru ya Odessa, munsi ya Zaporizhia, inyuma ya Zaporizhia, hepfo ya Kherson ya Kharkiv. Aravuga ati reka mbanze nanjye mbahe isomo nanabereke ibyo dufite. Nyuma yaho twabonye bari mu binyamakuru uri minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov avuga ati twabahaye ubutumwa, we gave them a message, ariko niba batarabwumvishe tuzagaruka tubahe n'ubundi kuko turacyabufite. Ariko abantu bibazaga bati kuki kuva icyo gihe kugera ubu tutwari twokongeye kumva atakamuzi mu matwi yacu zirimo gukora akazi? Ese yaba yari yarabujijwe kuzikoresha? Ese yaba yari yaratinye kongera kuzikoresha? Ese zaba zakoraga ntitubimenye? Igisubizo kirimo rero, ntabwo yari yemerewe kuzikoresha kuva kuri 21. Mwibutsa ko Sergei Lavrov, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Ukraine, yavuze ko iyo bagiye kurasa iriya ntwaro ya Oleshnik cyangwa indi ntwaro yo ku rwego rurenze short range, muri systeme yazo zikozemo uburyo niba igiye kurasa mbere y'iminota 30 yohereza ubutumwa mu bihugu biri ngombwa. Ntabwo yabivuze amazina, ariko aravuga ati of course Leta Zunze za Amerika bagomba kuba barimo. Ubwo wenda natwe twongeyeho bijyanye n'ubuhanganye bw'ibihugu dushaka kuvuga uti Leta Zunze za Amerika ubwo yabirimo, tukavuga tuti igihugu cy'Ubwongereza cyaba kirimo n'igihugu cy'Ubufaransa cyaba kirimo, wenda n'Ubudage, kugira ngo abamenyeshe. Kuko we yavugaga ko impamvu babikora gutyo ni ukugira ngo babamenyeshe impamvu bagiye kubikora. Tugiye kurasa hano tuharase kubera ko mwakoze mutyo, nimwongera nabwo tuzakora dutyo. Ibyo niyo byatumye nyuma bamaze kuraswaho bakamenya ko Oleshnik igenda ku muvuduko uruta uwijwi inshuro 10, Mach 10, ibirometero hagati ya 2 n'igice ndetse n'ibirometero 3 ku isegonda. Isegonda, nawe reba isegonda, amatsiyerisi hari isegonda rigira amatsiyerisi rigira amatsiyerisi 70 ingahe muzanyibutse, ariko isegonda burya naryo rigira ibirigize byitwa amatsiyerisi. Noneho wibaze niba mu isegonda rimwe Oleshnik ishobora kugenda ibirometero 2 n'igice, ibirometero 3. Twakoze ikiganiro hano tukwereka ko Vladimir Putin yavugaga ko agiye koherereza umugenzi we Lukashenko wa Belarus intwaro za Oleshnik, avuga ko mu mwaka utaha hagati y'ukwa 6 n'ukwa 12 zizaba zagezeyo. Ariko ababikurikirana hafi bakavuga yuko yashakaga kubigira ibintu bya kera nyamara byarabaye. Ako kanya amakuru y'ubutasi bw'igihugu cya Ukraine ndetse na Leta Zunze za Amerika ahita asohora amashusho agaragaza imijyi bafite kuri mapu zabo bashaka gutera. Ikiganiro twaragikoze ushobora kukireba. Ariko hano igisubizo kirimo nuko igihugu cya Ukraine cyari cyarabujijwe gukoresha izo ntwaro until further notice, cyangwa se kugeza igihe bazamenyesherezwa ko noneho bemerewe kuzikoresha. Zelensky rero arabireba ibintu bigira, kuko ku itariki 3 n'itariki 4 z'ukwezi kwa 12 hari inama ya NATO yabereye i Buruseli mu Bubiligi. Muri iyo nama Ukraine yagombaga guhabwa icyitwa invitation. Ni ukuvuga ngo muri NATO cyangwa mu yindi miryango iyo usabye kuwujyamo wandika ibaruwa isaba, birumvikana. Noneho nabo bakakwandikira ibaruwa isa n'iguhamagara, invitation. Ni nk'ubutumire bugutumira kugira ngo uze usobanure impamvu wumva ushaka kujya muri uwo muryango cyangwa ushaka kubiyungaho. Ukraine rero ntabwo kuri iyi nshuro, kuri inama yabaye muri NATO, ntabwo bigeze bahabwa ubwo butumire, invitation form. Ahubwo barababwiye bati, kuko byasaga ari inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu biri muri NATO, ndetse inama yabanje ku munsi wa mbere
yabaye inama mu gitondo kwari kuganira, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga baraganiraga, ikigoroba noneho bakaganira ku kibazo cya Ukraine. Ku munsi wakurikiyeho nabwo nuko byagenze, ikigoroba baha abakomeye kugira ngo bagire icyo bavuga ku kibazo cya Ukraine. Abakomeye tunavuga hano, turavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Anthony Blinken yafashe akanya gahagije asobanura ukuntu bagiye gufasha Ukraine muri buri ngingo. Ariko iya mbere aravuga ati twabahaye intwaro, turemera yuko tuzakomeza kubaha izindi ntwaro kugera ku itariki 19 cyangwa 20 z'ukwezi kwa mbere 2025, kuko aribwo bazaba bava mu biro harimo hazamo abandi. Anthony Blinken akaba azasimburwa na Marco Rubio. Marco Rubio ni umugabo utarigeze wemeranya na Trump ibihe bye byose byabanje, cyane cyane iriya manda ya 2017-2021. Akaba umugabo w'umuhezanguni ku bijyanye n'abayahudi, akaba n'umuyahudi birumvikana, wahoze ayobora Florida I think. Okay, ariko ikinjyanye aho ngaho nuko bamaze kumvikana ko bamaze kumubwira bati witonde ugendemo gake, agategereza ko inama ya notiba ikaba, akumva ibintu bavuze, kuko abandi baravuze yego, ariko ntago yari abitayeho cyane nk'uko yakwita kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane Anthony Blinken. Blinken rero yavuze iki? Icya mbere yaravuze ati tuzakomeza gufasha Ukraine. Icya kabiri, ibintu turimo kubafashisha tugiye kubyongera, twongereho miliyari 50 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika azava mu mitungo y'Uburusiya iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twafatiriye ndetse no mu Burayi. Ejo muri icyo kiganiro twakoze n'ubundi nakubwiraga ko bamaze kubohereza miliyari 20 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero Zelensky amaze kumva ibyo bavuga, yumva bamutayemo akantu ko kuvuga ngo nta invitation bamuhaye. First of all, ntabwo bigeze bamuha akanya kuza ngasobanure impamvu agomba kwinjira ngo harebwe ibikwiye byagenderwaho bakamushyiramo. Ariko mu byo Anthony Blinken yaravuze ati twashyizeho komite igiye gukurikirana kino kibazo kugera kirangiye. Iyo komite tuyemera ko tugiye kuyiha amafaranga yose izakenera kugeza yinjije Ukraine muri NATO. Arangije yongeraho ingingo ivuga ngo icyo dusaba Ukraine ni imanura imyaka y'abasirikare. Biri bihite bitujyana ku ngingo yagize icyo avuga kuri iyi ngiyi, kuko ndashaka kwereka ko ijambo rye aganira n'iki kinyamakuru cya CBN cyangwa se Christian Broadcasting Network cyo muri Poland yabikoze asa n'usubiza ibyari bimaze iminsi bivugwa kuva ku itariki 21 kugera ku itariki y'ejo bundi ku itariki 6. Volodymyr Zelensky ati Anthony Blinken ati Ukraine nigabanya imyaka y'abasirikare. Ati ni gute ushobora gufata umusirikare ufite imyaka 25 kuzamura umuntu abashaje? Umuntu nta kintu yakora mu gisirikare. Igisirikare gikeneye abana bakiri bato bagatozwa, bakigishwa ibintu hakiri kare, bakabimenya bagatangira kubikora. None urazana abasirikare bafite imyaka 25 kuzamura, umuntu bazamwigisha gusimbuka urukiramende, umuntu azasimbuka ibikuta, uwo muntu azava mu mutaka, uwo muntu agenda atondora. Hanyuma amaze kubivuga gutyo ashyiraho pledge cyangwa se kwitanga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye 100% kwabo bana niba babonetse izabatakaza y'igiciro cyo kubigisha, ikabazanira abarimu, ikanabaha intwaro. None ikibazo gisigara kivuga ngo abo bana barahari. Nibo wibuka neza uwitwa Jack Sullivan, ibi tubisubiramo kenshi, yigeze kuvuga yuko Ukraine bayihaye ibintu byose. Yabwiraga itangazamakuru mbere gato yuko babemerera kurasisha ATACMS mbere y'itariki 17 z'ukwezi kwa 11. Icyo gihe aravuga ati izi ntwaro za Oreshnik cyangwa se izi ntwaro za ATACMS ntabwo tuzibahaye ubu, twatangiye kuzibaha mu kwezi kwa 6 kwa 2022, kuko icyo gihe intambara yari imaze amezi 4. Akavuga ati ariko mbere yuko tubemerera kuzikoresha mu Burusiya
na mbere y'uko tubemera kuzikoresha muri Ukraine yitwaraga neza. Why? Yari gifite abasirikare bafite ibintu bibiri, bacyumva ko bashaka kurwana, ubwo bafite morale, ariko nanone bashoboye, bakiri benshi. None Ukraine imaze gutakaza umubare munini w'abasirikare. Twabonye Putin avuga yuko barenga 400,000. No, Trump niwe wavuze ko barenga 400,000. N'abisigaranye ku mirongo y'urugamba. Twakoze ikiganiro hano tukwereka ukuntu bagiye baganira n'ibitangazamakuru, cyane cyane ibitangazamakuru nyine byegamiye ku Burayi, bavuga yuko bamaze kuruha. Ariko nanone wareba urugamba Zelensky arimo ukarugereranya n'iby'itangazamakuru byo mu burengerazuba bwandika, ugasanga hari ukugongana guhari, hari ukutumvikana guhari kwa bwana Volodymyr Zelensky ndetse n'itangazamakuru ryo muri West, kuko burya itangazamakuru rega burya ni umunwa, akenshi rikora nk'umunwa w'abayobozi cyangwa wa politiki cyangwa w'igihugu. Hari n'ingingo nigeze kumva umuvandimwe agarukaho hano avuga ko ngo muri kaminuza bababwiye ko akoti itangazamakuru ritegetswe gukurikira politiki y'icyo gihugu cyangwa y'isi. Niyo mpamvu natwe kubona tuvuga kuri trendings, tuvuga ku birimo kuba muri politiki. Ntabwo dushobora kuza gutuzanira amateka yonyine uyemere. Yego, ariko impamvu ngiye aho ndakwereka Ukraine uburyo imitangiye kugwana n'itangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi. Hano ari naho tuhera tunavuga ngo Zelensky bari baramubujije kongera gukoresha zino ntwaro kuva ku itariki 21 kugeza igihe kitazwi mu gihugu cy'Uburusiya. Ariko ejo afata umwanzuro, arasa ahitwa Tagnarog ni mu majyepfo y'igihugu cy'Uburusiya, inyuma ya Mariupol. Uburusiya n'ubundi bwarayigaruriye. Buriya ngira ngo ishobora kubibarirwa muri Crimea cyangwa se kabibarirwa muri ishobora kubibarirwa muri Kherson cyangwa Zaporizhia, imwe muri, ariko Mariupol n'ubundi Uburusiya burahafite. Kandi buhamaranye igihe kuko bwahafashe kera. Ndetse nabonye mu byo Sergei Lavrov yirata ko ari hamwe mu hantu bateje imbere kuva bahafata. Akavuga ati bari bamabaje bati se ko musenya igihugu. Ati igihugu ntago ari Lavrov, ni Sergei Ryabkov, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije w'igihugu cy'Uburusiya. Baramubaje bati se ko musenya igihugu. Ati twaragishenye se? Ati mwashenye igihugu, murarasa ibikorwa remezo. Ati ariko igihugu tuzacyubaka. Nigisenyuke tuzacyubaka, aho tuzaguma tuzahubaka. Hanyuma rero ati tuzacyubaka. Ariko nanone abantu bakavuga bati Volodymyr Zelensky utangiye kuvuga atinyuka, agasubiza nta gutinya na gucya afite, asubiza abasanzwe bamufasha. Kuko nufata kino kiganiro, cyane ko buriya ku ntangiriro tuba tugomba kukigushyiriraho, nakigushyiriyeho, urumva ko aravuga asubiza ibyo Blinken yavuze. Niba arimo gusubiza Blinken muri ubu buryo, akaba ari wa Zelensky babwira yuko agomba gushyira abasirikare mu gisirikare akanga, akaba ari wa Zelensky babuza gukoresha intwaro akanga akazikoresha, akaba ari wa Zelensky batangiye gusohora amabanga y'ubuzima bwe bwite bw'ibijyanye n'amafaranga. Tugeze kubikomozaho uburyo atunze amafaranga menshi bishobora kwibazwaho yavuye. Uyu Zelensky amaherezo ye yaba ari ayahe? Kugeza kuri ubu Vladimir Putin ndetse n'igihugu cye bamaze gusohora urutonde rw'imijyi n'ubundi. Cyagiye twakubwiye ku rutonde rw'imijyi zaraswaho ariko ibisasu biturutse mu gihugu cya Belarus. Kuri ubu noneho urutonde rw'imijyi igiye kuraswaho, kuko babibwiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko byanga bikunda igihugu cy'Uburusiya cyamaze kwegeranya ibikoresho bagiye gukoresha barasa ku gihugu cya Ukraine. Kwasa ku gihugu cya Ukraine bagisenya. Mwibutsa ko uyu mugabo Sergei Lavrov yatubwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kwemerera igihugu cya Ukraine kurasa ku butaka bwayo. Yari bizi neza ko izo ntwaro zaziyeho abatekinisiye, abakanishi, abazikoresha n'abasirikare bo kuzirinda. None akavuga ati package imwe irinzwe n'abantu barenga 100. Niba hari package 10, abantu bari hagati y'ijana na 300, gukuba inshuro 10 abo bantu ni bangahe? Natwe tuzakora
tuzajya tuza turebe aho ubwo bubiko buri n'aho abo bantu bari tubababaza. Kubabaza nta kundi, niyo mpamvu wabonaga ibihugu byabigenzemo gakeya. Kuri ubu nta ntwaro izwi ishobora gukoreshwa igahagarika Oreshniki, nk'uku nyine nka biriya bisasu by'ejo wabonye ko Uburusiya bwagerageje guhagarikamo bibiri bigera ku butaka bisenya ikigo cya gisirikare cyo muri Mariupol Taganrog. Ariko uko guhagarika ko bahagaritse bibiri mu byari byarashwe 6 ntago byakorwa kuri Oreshniki. nta umuvuduko wa kilometero 2.5 kuri 3 mu isegonda. Igisasu gikoresha iminota 11 kikaba kigeze mu mijyi hafi ya yose yo mu Burayi. Icyo ntabwo ari igisasu kugeza kuri ubu nta mbundi hari yagihagarika. So muri make icyo nashaka kuvuga muri iki kiganiro, dufite Zelensky ugeze ku iherezo utangiye kurwana n'abamutumye, tukagira Zelensky udafite icyo asigaranye kuko no umutekano yarwaniraga wo gushyira mu gihugu cya Ukraine bishoje nta wabonye, kuko kujya muri NATO ntabyo abonye. Ibihugu byose biracyabyigaho. Ejo twakoze ikiganiro tuvuga ku bihugu bishaka kohereza ingabo hariya, ariko nabyo nibyo kwitonderwa. Igihe Ubudage bwabivugiye ntabwo bwigeze bibikora. So nubu ntabwo biri bube ni ukuvuga gusa. Ariko nanone ikindi bakavuga bati se kohereza ingabo muri Ukraine na Oreshniki iri hariya idafite umuntu ushobora kuyitangira kugera kuri ubu ngubu, umunsi bayirashe aho izo ngabo ziri bizagenda bite? Kigasigara ari ikibazo cyo kwibazwaho. Gusa ariko nanone mu gusoza wenda tutanatinze mu kiganiro, nuko umugabo witwa Zelensky, Volodymyr Zelensky, ashobora kuba ageze aho Assad yarageze, ndetse n'irangira rye kuba bibona bakaba bashobora kubihuza n'ibi ngibi birimo kuba byabaye mu gihugu cya Syria, kubera ko Zelensky afite abamufasha, ariko igihe atangiye gusa n'utumvikana nabo bihita bibyara ikibazo cyo kwibaza ngo Zelensky utumvikana n'abamufasha azifasha. Ese bamuretse kumufasha yamara iminsi ngahe? Uburusiya bwamara iminsi ngahe butaregeranya buno butaka bwose bwa Ukraine ngo babwegeranye babwihe? Byatwara igihe gito cyane. So mu gusoza, Zelensky ari ku rugamba rutamworoheye, arimo guhangana n'abamutumye, ariko ikigaragara cyo nuko amaherezo ye ashobora kuba yegereje. Kugera kuri ubu rero igihugu cy'Uburusiya cyamaze gushyira hanze urutonde rw'imijyi kiri buraseho, ariko icyo ni ikiganiro turi bugarukaho kwacyo, kugira ngo nyine tujye dukora ibiganiro bitaba birebire cyane bikaba byagutwara igihe kirekire cyo kubireba. Reka mbashimire abadukurikira umunsi ku munsi ku biganiro tubagezaho hano. Nizera ko mukomeza kubireba, mukabisharinga, mugakomentinga, ariko n'abadusura mu buryo butari abakoze subscribe cyangwa se abatarakanzeho wakandaho, kubera ko ntacyo bitwaye. Ni ibiganiro n'amakuru tuganira hano, ariko ufite n'uburenganzira bwo kugira icyo uvuga ku byo tuba twakoze, kuko twebwe dukora mu buryo bwo kuganira, interaction. Hari nubwo umuntu ashobora kwibeshya ku mubare, ku izina, ku hantu, ibyo byose nyine muraza mukabishyiramo aho. Hari no gushobora gukenera kubaza, by the way, ubaza ikibazo ukagishyiramo aho ngaho. Twe dufite akazi ko gukorera, twaguha service. We are at your service. Turahari kugira ngo tuguhe service cyangwa se dukore ku bwawe. Reka rero tuze guhura mu bindi biganiro, kandi turabashimira twebwe nka Kakisa 27 TV, nanjye ubwanjye nka Derek Mugabo, kubera ko ibintu bikomeje kugenda bimera neza. Reka tuze guhura mu bindi biganiro, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.